Neva arakurikiranwa hano mu Rwanda. Neva ari kuri liste y'abantu 600. Ariko ibyo ngibyo ari ukuntu u Rwanda rushobora kubyirengagiza. Bakurikiranwa mu biki? Muri jenoside. Arashinjwa jenoside yakorewe Abatutsi. Yabaga mu Rwanda se nabo bose babaga mu Rwanda, babaga mu nkambi, nibo bisha abantu. N'abariya benshi bari mu butegetsi bwaho. Hari liste y'abantu 600 bariho. Brase Perezida Neva yigeze ahungira mu Rwanda, yigeze agera mu Rwanda. Abo bose niho babaye ahangaha mu Rwanda, babaye mu nkambi z'Abarundi, barahunga bahungana n'interahamwe, baragenda barafatikanya muri Kongo. Mubo wakwicazanya na Neva bamugira ihe nama? Uriya nta nama namugira, ahubwo namukubita. Uti gute? Namurasa kubera yuko bene uriya muntu ufite iriya mitekerereze, uriya ntabwo apfa guhinduka, kuko ari uhinduka. Iyi myaka yakabaye yaramuhaye isomo, yakabaye yarebye ibintu abajenosideri bakoze hano mu Rwanda, barafunze. Ariko umuntu uticara ngo anatekereze icyo kintu, agize kuba yaragize uruhare muri ibyo bintu. Mu bihe igagize kwijandika bakagenda bagakora jenoside bakica Abatutsi hano mu Rwanda. Ariko n'izi saka bagifite ako gatekerezo, ari muri Kongo wabivuze, yaricaye avuga ngo arashaka kuzafasha abantu bakureho ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi nta kindi ababivugira. Ababivugira bihuza n'uburasirazuba bwa Kongo. Uwo muntu nta kindi akwiriye, ni ukumuha isomo. Barangije kurenga umurongo utukura, bahawe amahirwe igihe kinini cyane, banga kumva. Ubu ni igihe cyo guhabwa isomo, nta kindi wamubwira. Ako kanya burya inshuti bakunzi ba Kim TV Rwanda, nanone kandi ni muri wa mwanya w'ibyahishuwe, ngo byari byarahishwe ariko byarahishuje JP. Nibyo abo ngubo ni ibyahishuwe, barabihisha, twe twaje noneho tubishyira ku karubanda, niyo mpamvu tubyise ngo ni ibyahishuwe. Hanyuma rero twigire ku ntambara iri Uvira, bimeze biti? Barakoze hariya hakurya noneho, cyangwa se mu majyepfo muri Uvira. Ubwo ngubwo nuvuga muri Uvira uhite wumva yuko umuntu wiswe Neva akaga kagiye kumugwirira. Buri ushobora kugira ngo wenda hariya abantu barananiwe, ariko ntago M23 ishobora kunanirwa abarundi bari muri kariya gace. Niyo mpamvu tugiye kujyayo tubihishure, no tugaragaza n'impamvu ki ikibazo kiba kitarakemutse. Hariya ni ukuzimya buje. Nashaka kubaza impamvu gufata Goma byarihuse. Intambara yabanje iragorana, za Sake zirafatwa, nyuma Goma bisa nk'ibyatunguranye, n'abantu baratumwe na FARDC na coalition bari bafatanyije, bose baratunguwe. Gufata Bukavu nabyo byarihuse. Uvira byagenze biti? Kuki byabaye nk'ibizamo gukererwa, bimeze bite? AFC M23 bafite ukuntu bakora ibintu byabo. Ntabwo ari abantu baza ngo bahubuke, bo baragenda bakabanza bagafata ikayi, bakicara bakandika. Ibyo byose umuntu aragenda ukagira ngo bantu ugasanga hari hakurya biriya bigarasha, ziriya nterahamwe ziri i Burundi, ziriya ziriya ngo nimbonera kure, ziriya n'interahamwe ziri i Burundi, basanga zidoga ngo noneho ngo mwabonye ngo mufata hariya ngo nahangaha, bavuga Goma na Bukavu, ariko ngo Uvira ngo natwe tuzoba, basinze amaterme bakoresha. Ariko ntabwo ari uko ngo bazobamese, ariko ntabwo ari uko M23 hariya ikibazo cyahariye ni nacyo kibazo kizoroha kurusha n'ibindi bibazo byagiye bigaragara hariya muri Goma no muri Bukavu. Uvira kweri, Uvira reka babanze bandike. Ubu ngubu ikaramu irimo irakora akazi, commanders barimo barakora akazi, babanje gushaka kugira ngo ntabwo kujya mu mujyi nkuru ari ukugenda umeze nkaho uri muri injira mu nzu. Urabanza ukagenda ukagota ukazamuka muri iriya misozi ya za Minembwe hejuru, noneho ukazaza bacurikira ari amahinda arimo arabagwira. Uvira bivugwa ko Uvira yegeranye na Bujumbura, ku buryo kuva Uvira winjira i Burundi bari ibintu byoroshye cyane. Ntekereza ko impamvu intambara yagoye M23 AFC M23
gufata Uvira ari uko abarundi batinye cyane ko Uvira iramutse ifashwe nabo ubwabo baba bugarijwe. oya ntabwo nemeranya nawe ariko nk'uko ikiganiro cyacu kimeze ari ibyahishuwe reka tubihishure nkwereke impamvu AFC M23 itarafata Uvira. Uribuka yuko hariya muri Qatar harimo ibiganiro, uribuka ko ari utuntu twabo bari kwikoranira na Amerika, none se kubera iki bajya kugaragaza yuko ari abantu bagatuza gakomeye cyane kandi hari abandi bari mu biganiro hariya, ahubwo hariya ni akantu wisigariza kugira ngo uzakande Tshisekedi, ni akantu wisigariza kugira ngo uzakande Neva. Gute nyine ibyo nibyo dukeneye kumva n'abadukurikiye bakeneye kumva. M23 uribuka ko yohereje force muri mu Minembwe, urabona ntabwo wajya gufata kiriya gice cyo hasi mu kibaya ariko usize umwanzi hejuru iriya, urabanza ugenda umukunshumura. Ushatse kuvuga se igihe uriya mutwe wa twirwaneho w'abanyamurenge wavugaga ko ugiye kwiyunga kuri AFC M23? Voilà. Niyo mpamvu navuze ngo nicyo cyaba gihugije se M23 kugira ngo ibanze ifashe abanyamurenge kwikiza FARDC na Wazalendo ndetse n'interahamwe babone kuza Uvira. Ushatse kuvuga iki? Nicyo dushaka kudusobanurira, niyo mpamvu tuba twagushyize kuri pano nyine ngo urabona twirwaneho ukuntu yakoraga ibintu byayo, yabikoraga mu buryo mbese ni mu buryo budafite plan, kuko ko bari bameze nk'abantu birwana, ariko wakwirwanaho ugomba kwirwana mu buryo buri professionnel, uburyo bwiza. Niba ari attack ugiye gukora igomba kuba ifite imibare runaka, ugomba kuba ufite ibimenyetso runaka ugenderaho. Ibyo byose rero bagiye kugenda banze bafate ya system ya AFC M23 bagende twirwaneho iyadopte, noneho barwane ya ntambara, koko intambara yabanje kwiga. Ntugenda ari ukugenda kujyana utubunda ngo urase wongere usubireyo, ni ukwataka ugafata ukahaguma, washaka ugakora reprise strategique ugasubira inyuma kugira ngo ziriya nterahamwe ziriya zize kandi n'ubwo barabibakora kuri ugendo bakajya muri Kaziba bakongera bakayirekura. Nese ubuzi ngo baba batsinzwe? No, ni akanyobwa baba bateze ziriya nterahamwe zose na ziriya za Wazalendo, bakaza bakahisuka abana. Noneho ubwo ni no kugira ngo barusheho gutyaza twirwaneho, baracyabanza kumenyereza twirwaneho imirwanire y'iki gihe. Barangiza noneho kiriya kibazo uzajya kumva wumve ijoro rimwe urabyutse usange Uvira ibyayo byarangiye. Hanyuma ubwo mu yandi magambo ushatse kuvuga babanje gukura umwanda mu nzira ngo bazamanukire rimwe hariya. Barashaka no kugira ngo bahe isomo Neva, barashaka no kugira ngo babanze bahe isomo Umurundi. Niba Umurundi yaraje akijandika muri kiriya kibazo, Umurundi yaraje atangirira hano Goma, barakubita, aragenda bamugeza Minova agira ngo aragenda agerageza imbaraga, barakubita. Ubwo bari yagiye gushaka kugaragariza ngo yuko ari umuntu ushoboye mu bice bya Ngungu, barasya. Hari ijambo, hari umufanda ukomeye cyane hano muri uru Rwanda yaravuze ngo barimo barategura killing machine. Reka ibintu tuzajye tubihuza, ibintu M23 ikora ni nka killing machine, ni imashini udashobora wowe kwitambika imbere. M23 ni machine, ntabwo Umurundi yaza kwitambika imbere y'iriya machine. Ndashaka kuvuga M23 hariya rero ni ahantu hagiye gutangirwa isomo rya nyuma. Ubundi muri za West Point bakaza bakandika ibitabo bakajya biga intambara yabereye muri iyi mijyi itatu, Goma, Bukavu na Uvira. Ubona ari izihe ngaruka ziri ku Barundi mu gihe Uvira yabifashwe? Ni ukubanza bakabereka yuko n'ikindi gihe ntibazongere kuza kwijandika mu bibazo by'abenegihugu barwanira uburenganzira bwabo. Abarundi
ariko ntabwo ari abarundi ahubwo abantu bari mu gatsiko cyangwa se bari mu kaguru koalisiyo ushatse kwa FARDC nabo bafatikanyije FARDC wazarendo n'imbonerakure za Neva ni abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside kandi umuntu bashaka ni umunyamurenge ni umuntu uvuga ikinyarwanda wo mu burasirazuba bwa Kongo barashaka rero guha isomo Neva urabizi yaragiye ahagarara hariya ajya muri Kongo aravuga ngo arashaka gufasha abantu asinya amasezerano y'amafuti ya za Tafoke ariko M23 nayo iramubwira ati noneho ndaje nze nkuha isomo koko ariya rero ni umwarimu n'umunyeshuri kandi umwarimu ni M23 umunyeshuri ni umusirikare cyangwa se ni imbonerakure za Neva nari bukubaze ariko ndakikubaza mu mwanya cyose nanjye kukubaza kigaruka ku barundi nashakaga kukubaza none mu yandi magambo ushatse ntiwasubisha ikibazo nakubajije ni izihe ngaruka zaba ziri ku barundi mu gihe Uvira cyangwa igihugu cy'u Burundi yabifashwe na M23 bagiye kuba isolated buriya uyu mupaka wa Kamanyora bajyaga bawunyuraho bagiye kugenda babafunge ubu ngubu mu guturuka ejo mu Burundi indani ntabwo bari kwemerera umuntu uturutse mu gice cya Kongo ngo abayatereho kashe na M23 urumva ubwabo aho ngaho batangiye wafashwe barafata Uvira rero icyo gihe M23 nizakoresha uriya mupaka ikishaka kandi ntabwo Burundi buzongera kwambuka buzahura n'ikibazo cya ekonomi abarundi ubu ngubu esanse yaturukaga Uvira ijya Bujumbura bagiye kugenda nibarangiza babafunge azakoresha umupaka wa Tanzania ntabwo wahazwa n'umupaka umwe wonyine ntabwo byashoboka kandi ntabwo na Tanzania nayo byanyuragaho byahazaga bita byambuka bikomeza Uvira byanze bikunze Uburundi nk'uko bavugaga ngo ingaruka bagiye guhura nazo ni ingaruka ziri uburyo economique yego kandi Uvira na Bujumbura ni ahantu hato cyane ni ahantu erega buriya ntunakine iyi ntambara ishobora no kwambuka none ukiri ku ntambara ishobora kwambuka Perezida Neva yavugaga yuko u Rwanda rushaka gutera u Burundi runyuze Uvira mu gihe M23 yabe ihafashe nawe niko ubona ko utekereza ko ibyo yavugaga koko hari aho bihuriye nuko yaba afite ubwoba ko Uvira ifashwe yaterwa hari intambara yava muri Kongo ikambuka mu gihugu cye uriya ni umuntu uvuga ibintu by'ibigambo bipfuye uzari bavuga ikintu uyu munsi mu gitondo bugacya yivuguruza biriya bintu uragenda avuga ni ibitabapfa ahubwo n'iki nizangaruka yatangiye guhura nazo ubwo akarara adasinziriye kandi nta wundi wamuteye icyo kibazo ubushatse kuvuga ko nyine ntabwo numvise icyo kibazo we aravuga ko ngo afite amakuru yuko u Rwanda rushaka gutera ngo Burundi ruturutse Uvira muri Uvira mu gihe Uvira yabifashwe n'ingabo za AFC M23 maze iyo ngiyo ni imitekerereze y'ubutera hamwe muri we yifitemo kuko ntabwo hariya none se u Rwanda niba rurimo rurarwana hariya muri Kongo urimo urumva cya kibazo hariya ntabwo ari u Rwanda rurimo rurarwanayo ahubwo arimo ararwana na M23 arimo aranga kwanza no guseba ni cya gisebo tujuru nizangaruka yatangiye guhura nazo kunanirwa kwisobanura mu baturage agatangira kuvuga ngo ni u Rwanda rugiye gukora ngo inzira ituruka muri Uvira kandi buri ibintu abashaka kuvuga we ni ibintu yatangiye kubona zangaruka none wari urimo uravuga yego byanze bikunze niyibeshye agashaka kwitambika M23 nk'uko bigeze kubikora bagazajya bashaka gukora sharing bahagaze mu gice cy'u Burundi barasa hano muri Uvira bigeze kubikora bigeze babigerageza niyo mpamvu tuvuga ngo ni ibyahishuwe ibi ni ibintu abantu benshi batazi ariko ni ibintu twebwe tuzi byabaye ubwo rero ni igihe niyibeshye hakagira n'isasu ryongera rigaturuka hariya bikagwa hano mu gice M23 iri gukontorora wowe urimo urumva hazakurikiraho iki nawe M23 izahita imusubiza nashaka kubigira ibintu birebire bakwambuka nta cyababuze cyangwa se bashaka umuntu nawe barwanya bakamushyigikira izo zose ni ingaruka ntushatse kuvuga ko ubu ngubu ari Neva yicariye inkono ishyushye
bicariye inkono ishyushye ku rwego ruhambaye cyane, kuko ubu ngubu nushaka n'izi saha ubu ngubu tuvugana batangiye gusubirana na Wazalendo. Abarundi FARDC na Wazalendo batangiye gusubirana ubwabo barimo bararyana koma bute nyine, kubera yuko ntabwo bari kumvikana ngo bari gushinjanya ngo wowe ngo FARDC ngo uri gufasha ngo urimo uratuma ngo M23 itwinjirira, abandi bakavuga ngo abarundi bari gutinya kurwana kubera yuko bari kuvuga abarundi bo barabizi. mu makuru nari mfite nuko mu ngabo z'u Burundi kimwe zo ngo hari izifungiye mu Mpimba, ni gereza nkuru hariya mu Burundi iri Bujumbura, bazizera ko boherejwe Kongo bakanga kujyayo, ko bavuga ati twebwe ntacyo tuzi tujya kurwanira muri Kongo. Abandi bakavuga yuko ngo i Burundi Perezida Neva arimo afata abasirikare mu bwoko bw'abatutsi akaba yohereza mu ntambara yo muri Kongo kugira ngo abe bajye kugwayo. Nabyo ngo byateje saga hagati mu Kirundi. Ayo ni amakuru mashyashya wari utuzaniye tubwira ko noneho ari Wazalendo ari abarundi na FARDC nabo batangiye kuryana. Bimeze bite? Neva gusa iyo ni inkuru ishaje, kuko Neva afite imitekerereze ya butera hamwe. Ntabikubwiye ibingibi ndabivuga mbihamye, kuko niba avuga ngo hariya ngo ni igice ngo cy'ababantu, ababantu ngo n'abahima ngo nibo barimo bararwana, ubwo ni imitekerereze ipfuye nabwo wavuga ko ari interahamwe mu zindi. Neva arakurikiranwa hano mu Rwanda, Neva ari kuri lisite y'abantu 600, ariko ibyo ngibyo hari ukuntu u Rwanda rushobora kubyirengagiza. Bakurikiranwa mu biki? muri jenoside, arashinjwa jenoside yakorewe abatutsi. Yabaga mu Rwanda se nabo bose babaga mu Rwanda, babaga mu nkambi, nibo bishe abantu, n'abariya benshi bari mu butegetsi bwaho. Hari lisite y'abantu 600 bariho. Brase Perezida Neva yigeze ahungira mu Rwanda, yigeze agera mu Rwanda. Abo bose niho babaye ahangaha mu Rwanda, babaye mu nkambi z'abarundi, barahunga bahungana n'interahamwe, baragenda barafatikanya muri Kongo. Interahamwe zirongera zirabafasha, baragenda bateza imidurumvanyo mu Burundi muri iriya CNDD-FDD yabo. Baraje babwira ngo natwe tuzabiturana amasezerano bagiranye interahamwe ya FDLR na CNDD n'iriya FDD, nabo bemera yuko bagomba nk'igihango bagiranye. Yego, n'amasezerano y'ubufatanye, amasezerano y'ubufuti, amasezerano ashingiye ku ngengabitekerezo. Ariko ibyo byose nibyo bigiye kubakoraho. Buriya rero ari ku rutonde rw'abantu bagomba gukurikirana, kandi igihe kizabibereka. Hanyuma rero tubwire, ubona habura iki ngo umujyi wa Uvira ufatwe, noneho hagiye gukurikiraho iki? Uretse gatoya, uretse kuko ubu ngubu nubwo bari mu biganiro, Tshisekedi arimo aregeranya intwaro, we ubwe niwe uzabitera. Urabona begereye Uvira ubu ngubu, ubwayo Uvira burira ko isa nk'iyafashwe, ariko gato gusa igitero bazagaba kuri M23, kuko yarangije imyiteguro yayo. Yarangije kugenda ifata ibice biri strategique, niko ikora. Iragenda ikabanza ikakwiga, igafata ahandi heza cyane, ahantu izabikorera mu gihorihori, imisozi yose ikayikaba, yarangiza ikazakwatsaho umuriro. Hakeneye rero imbarutso imwe gusa, bakiha ibintu byo kugaba igitero kuri M23, yarangiza ikaza igahita ikora ibyayo. Umupaka wa Uvira, umupaka uhuza Kongo n'u Burundi, ugahita ukontororwa na M23, ubwo igice cyose izaba irangije game. Noneho abarundi barimo bataka ko ubu kubivuze dukurikije ibyo ngibyo, batakaga ko inzara essence ibiciro byazamutse. Abarundi bafite ibibazo by'umuriro, byo bita umuyagankuba, bafite ibibazo bya interinete. Noneho bishatse kuba ko hazabaho nimba nabyita ingaruka ziri mu buryo mu rwego rw'ubukungu mu gihe Uvira yabifashwe na M23, zarushaho kuba mbi. Urimo umva za ngaruka yuko ziri muri ibyo bintu byose, zarushaho kuba mbi. Yo nicyo mbaza, abarundi bahemukiwe n'ubu butegetsi, sinzi niba navuga ngo ubutegetsi butekereza mu buryo bucuramye. Ariko
abaturage bararengana nabo bazagera igihe burerega ntabwo birari kuriya bizarangira buriya abaturage nabo bazagera igihe babone ikikwiriye gukorwa icyo ari cyo ariko noneho uriya CNDD n'agatsiko kayo na ziriya mbonerakure zabo bazabona isomo rikomeye cyane kuko uriya mupaka ntabwo bazaba bakiwufiteho uburenganzira kandi kutawufiteho uburenganzira ntabwo ari Burundi buzahomba, ntabwo ari Kongo ntabwo ari Kongo uzahomba, ntabwo ari M23 uzahomba, hazahomba Burundi kuko Uvira yari ifatiye runini cyane Kongo ku bintu byose, yaba kuri izo peteroli hari iwabo igihe ibintu byadogereye, ni umupaka bakoreshaga cyane mu buryo bwa ekonomi. Aho rero ni hahandi uzasanga bagomeje kuba muri bya bibazo by'ubukene ariko babitewe nande n'imitekerereze ipfuye y'ubutegetsi bwa Neva. Hanyuma rero nashakaga kukubaza ni iyihe nama nk'uwakwicazanya na Neva wamugiriye inama nk'umuntu wishuye mu ntambara yo muri Kongo, arimo arifatikanya na FARDC irimo irwana n'abaturage bo muri Kongo y'Uburasirazuba barwanira uburenganzira bwabo, wakwicazanya na Neva wamugiriye inama? Uriya nta nama namugira ahubwo namukubita uti gute namurasa kubera yuko bene uriya muntu ufite iriya mitekerereze uriya ntabwo apfa guhinduka kuko ari uhinduka. Iyi myaka yakabaye yaramuhaye isomo, yakabaye yarebye ibintu abajenosideri bakoze hano mu Rwanda barafunze, ariko umuntu uticara ngo anatekereze icyo kintu ageze kuba yaragize uruhare muri ibyo bintu mu bihe igagize kwijandika bakagenda bagakora jenoside bakica abatutsi hano mu Rwanda. Ariko n'izi saka bagifite ako gatekerezo ari muri Kongo wabivuze yaricara avuga ngo arashaka kuzafasha abantu bakureho ubutegetsi bw'u Rwanda kandi nta kindi ababivugira arabivugira bihuza n'uburasirazuba bwa Kongo. Uwo munyoro nta kindi akwiriye ni ukumuha isomo, barangije kurenga umurongo utukura, bahawe amahirwe igihe kinini cyane banga kumva. Ubu ni igihe cyo guhabwa isomo, nta kindi wamubwira. Hanyuma Kisekedi ibyo birimo biratunganya. Niba ba Fayiro batangiye nabo kumwataka bakavuga ngo bagiye kuza biyunge kuri M23, ubwo se nta kintu wumva? Buriya kandi Amerika niba bajya mu biganiro bakadiringa ibintu byayo ukumva nta nubwo bashaka gukora kuri M23, buriya Amerika nayo irareba ikavuga ati uyu nguyu nta kintu amaze, uyu nguyu ntabwo wadiringa nawe, reka we adusinyire ariko twebwe abo tuzakorana nabo turabazi. Kuba proposal y'amasezerano ari hagati ya M23 Kongo ndetse n'u Rwanda arimo yakorewe muri Amerika, baraporopozaga ko amabuye y'agaciro azajya acukurwa muri Kongo yajya atunganyirizwa mu Rwanda. Biba byo wabifashe nk'iki? Hari abavuze ko ari intsinzi y'u Rwanda, abavuze ko ari intsinzi y'M23, abavuze ko icyo kintu Kisekedi acyemeye akabyemera gutyo yaba agaragaje intege nkeya ko ibyo yarwaniraga byacitse amazi, ko ari amafuti. We nk'umusesenguzi ubibona uti cyangwa ubyumva uti? Amerika ni abanyabwenge, Amerika izi kwicara igashishoza nk'uko twakomeje kugenda tubivuga. Amerika ntabwo yajya gushora ubutunzi bwayo ahantu itizeye umutekano w'igihe kirambye, kandi irareba irabizi abantu barwana bazi umutekano icyo ari cyo. Ni nayo mpamvu ubona umujyi wa Goma mu gihe kitarenze amezi 3 ni umujyi uruta umutekano urimo uruta n'umutekano uri muri Kinshasa, kandi ni igihe gito cyane. Aba bantu rero irareba yikavuga itereka aba bantu ndimo ndabareba mu hazaza, ndimo ndabarebera muri future, nkabona aba bantu nakorana nabo. Kandi Amerika ishobora gukorana na M23 muri Kivu muri Repubulika ya Kivu. Buri iriya ni leta ikomeye cyane, kandi hari zigakorana na Kongo ya ruguru. Ibarangije kuyisinyira hanyuma amabuye akajya gukorerwayo. None se izafata amabuye igende kujya kuyatunganiriza ahantu mayimayi ziri buze zikongera zikabataka hadafite umutekano kuko Kongo ntabwo wayikontorora. Ubu noneho
Tshisekedi yujuje imbunda mu baturage aribyo biriya bumva uriya mwanda witwa wazarendo ntabwo rero ibyo ngibyo Amerika yapfa kandi ziriya mbunda ntiwapfa kuzibamaramo keretse kubarasa gusa nicyo nakubwiraga kuko nabo barangije kwanduzwa ubwo rero Amerika yo kuvuga ngo amabuye izajya iza kuyakorera mu Rwanda erega hano hari ishoramari rikomeye cyane uzi yuko u Rwanda ari rwo rwohereza amabuye zahabu nyinshi cyane muri Afurika yose rwabaye urwa mbere rwohereje amabuye ku isi nirwo rwabaye urwa mbere u Rwanda uti gute ntabwo ari ayo rucukura yonyine ayatunganyijwe mu Rwanda u Rwanda ni habu ni igicumbi cy'ibijyanye n'amabuye y'agaciro kubera iki umutekano Central Africa amabuye aza gutunganirizwa hano mu Rwanda ziriya za ubwo mu yandi magambo bashatse kuvuga ko u Rwanda nirwo rwaje ku mwanya wa mbere mu bihugu byohereza zahabu yatunganyijwe mu Rwanda ariko tuvuga ko ari y'u Rwanda ntabwo ari y'u Rwanda ni yatunganyijwe mu Rwanda no mu Rwanda iraharerega wese ndabyemera nanjye ibyo ngibyo ariko ubwo nayo nyobewe uburyo abanyarwanda twarusha zahabu nyinshi cyangwa n'ibindi bihugu hari ibihugu bifite zahabu barabiturusha cyane none se wabonye ejo bundi ajya muri Gabo wabonye ko perezida uriya watowe yageze imbere y'umusaza akamutera ibisariyuti ureba ari ikintu yabivuze urabizi ute na zahabu azi ibintu bakorana urabizi ute na zahabu ndabizi Gabo irakize cyane kuri iyo mitungo kamere mu yandi magambo ushatse kuvuga ko zahabu ya Gabo itunganyizwa nayo mu Rwanda ibi bihugu byose byinshi bya hano muri Afurika buriya ni nacyo kibazo u Rwanda rufitanye na South Africa witonde buriya South Africa nayo mu bintu by'amabuye y'agaciro nayo iri imbere ariko noneho yabonye umukonkera yabonye noneho umuntu nawe uje muri iyo gahunda yabonye umukera kandi u Rwanda rubarusha politike y'ibijyanye n'ibyo bintu bya politike ibyo rero nibyo byarashajije mu mutwe usanga ariyo mpamvu bagiye kwijandika ngo barashaka kurutera ibintu izo ni inzozi byo nibashaka babyibagirwa amabuye rero Amerika tugarutse ku kibazo cyawe nayo irashaka ko amafaranga yabo hari ikibazo warumbajije cy'uburyo ki ngo Amerika kandi izana amasezerano y'uko amabuye yabo kandi yacukuwe muri Congo azaza gutunganirizwa mu Rwanda reka nanabone rero wenda nkubwire ngo urimo urabona yuko bya bindi Tshisekedi yagiye arira avuga ngo arashaka ko Amerika buriya yakoze ikintu ariko u Rwanda ruba rurango rwicecekeye rukavuga tuti ahubwo jyayo bituvugira none twebwe tuze twikinire diro none ubu ngubu bya bindi yagendaga azi ngo arimo arakangisha u Rwanda ngo niyo turufu agiye gukubitisha u Rwanda ahubwo none u Rwanda rugiye kubyungukiramo nta masezerano amabuye azaza kuri atunganirizwa hano mu Rwanda biriya ni ubutunzi kandi ndizera yuko icyo gihe ijisho rya Amerika nabyo rizaba riri ahantu hari ubutunzi bwabyo erega kandi burerega ibintu tubisobanure neza Amerika ifitanye diro nyinshi cyane n'u Rwanda ubwo tuzagera igihe tubabwire iby'abimukira tuzagera igihe tubabwire n'Amerika yohereje hari abana Amerika yohereje bigaga muri Afghanistan hari ishuri ryigaga ibintu by'ubutegetsi ishuri rya leadership cyajya abatalibani bafata ubuyobozi Amerika yarebye ahandi hantu wumva ukuntu Amerika izi u Rwanda neza izi n'ibijyanye n'umutekano wabo iravuga ati niyo twajyana abana bakiga mu mutekano uhamye bisanzuye kubera iki yahisemo u Rwanda ese Amerika ushaka kumbwira ko ari injiji batazi icyo bakoze icyo ari cyo none se wagize ngo Amerika ibyo ngibyo irabirengaho igenda gukora ibintu usanga idurumbanije bya bindi yakoze ibyo rero byose nibyo bigenda bituma Amerika nayo ivuga ati nubwo bibera hariya ariko ntabwo nzafata indege yikorera amabuye yazana ahubwo bizagenda tunganirizwa hariya niyo mpamvu u Rwanda rurimo ruraza rwisinyira amasezerano niyo mpamvu u Rwanda rurimo ruraza rwikinira diro zabo bucece ni ukubera ko Amerika izi neza u Rwanda umumaro
irumariye. Iyi ntambara iri hagati ya M23 na guverinoma ya Kinshasa iramutse ihagaze, ubona hari icyo byahindura ku bihano byagiye bifatirwa u Rwanda, guhagarika inkunga byagiye bikorerwa u Rwanda? Iriya ntambara ya M23 na FARDC iramutse ihagaze bishobora kugira icyo bihindura ku mubano w'u Rwanda n'amahanga byari byaragiye bizamo agatotsi? Erega biriya ni ibintu byabaye nka bya bindi Ababiligi baje birukanka mu bintu, n'abandi nabo babikora buhubutsi, ariko bari bakurikiye inyungu zabo. Mbese bafashe ibihano abantu ni Canada n'Ubwongereza, hari utuntu tw'uduhano bafashe, ariko biriya byose babitewe n'ubutunzi bwabo bari bafite hariya muri Congo. Ntabwo ari uko bayoboye ukuri, ariko ubu noneho nicyo nakubwiraga. None se wowe uri Canada, uzaza utangire ibyo kwitambika gahunda ya Amerika? Uzaba uri Ububiligi, uzaza ujya kwitambika gahunda ya Amerika? Intambara rero ngo ihagaze, izahagarara ari uko Repubulika ya Kivu yabonetse. Icyo cyo banze kimenye, n'abakunzi ba Kim TV Rwanda, icyo kintu banze bakimenye. Hari hagomba kuboneka ubwigenge. Mbega ntabwo Kongo izigera kiriya kintu icyemera, ahubwo izacyemezwa n'imbaraga z'isasu. Turagushimira. Murakoze.